Reka nongere ngusuhuze, nongere nkwifurize kugira ibihe byiza, nongere nkwifurize kugira imibereho myiza n'ubuzima buzira umuze, wowe nshuti ya tubeho neza. Uyu munsi rero tugiye kwiga guteka, no guteka ibintu byoroheje, bya bintu ushobora kwibonera iwawe, utuntu rwose nkubwire ngo iki simple kandi tudahenze kandi wikorera. Nge ntago ndi umunyamwuga mu guteka, niyo mpamvu nkubwire yuko ibi ngiye gukora nawe wabishobora. Uyu munsi rero tugiye gukora ifunguro ryoroshye cyane, ridasaba ibintu byinshi, ridasaba n'igihe kinini nkuko wabibonye wenda muri titre mu mutwe w'iyi video. Ni ibintu bitatu gusa: ni amagi 3, ibirayi 2, hanyuma ukaba ufite n'agafarine gake. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri nk'umuntu umwe, ugakoresha igi rimwe, ugakoresha ikirayi kimwe, ugakoresha nanone agafarine gake ugereranyije kandi bigakunda. Ibyo ngiye gukora rero ni iby'abantu babiri. Reka tubikorere icyarimwe kubera ko n'ubundi iminota rwose bimara kubitegura ni mike cyane. No gufata ibirayi nari namaze kubihata, hanyuma tukabirapa. Reka mpite mbikora vuba. Kurapa ibirayi icyo bifasha ni ukugira ngo nyine bize gushya vuba, kuko bisanzwe ibirayi biterwa n'uko umuntu aba yabikase, ntabwo burya biba bikomeye cyane. Iyo umuntu abirabye rero binazamo utuntu tw'utuzi, biba bitose rwose. Biraza kudufasha mu guponda ifunguro ryacu, kuko turaza kubivangavanga. Ibirungo byose tubikoresha nabishyize hano hasi kugira ngo ntaza gufata umwanya mbishaka. Sinzi niba bikumbona umutwe, ariko icyangombwa ni uko mubona ibyo ndi gukora. Maze kurapa ikirayi kimwe, ibyo rwose ni kinini. Mwafashe ibirayi biringaniye, bitari bito bitari na binini cyane, nibyo byiza, kuko burya ifunguro ririmo amagi, sinzi niba narabigerageje, ifunguro ririmo amagi rirasema. Ushobora guteka nka omelette special, n'urugero bashyizemo nk'ifiriti y'ibirayi, ugasanga agafiriti wari kuba wakoresha wenda bafashe nk'amagi, urugero nk'amagi 2 bakayatogosa, bagafata nk'ikirayi kimwe bakagikoramo ifiriti ku ruhande, ugasanga ntabwo byaguhaza uramutse ubiriye gutyo. Ariko ubu buryo bwo kuvanga amagi n'ibirayi, umuntu ararya agahita yumva arahaze. Kuri ba bantu bashaka gufata regime kugira ngo barye ibiryo bitabyibushya cyane, nge ntabwo ariko ndi bubigenza, ariko ushobora kubikora. Ufata ibi birayi maze kurapa, kuko biba birimo amazi. Aya mazi rero niyo aba arimo ibyo navuga bibyara isukari mu mubiri, bikaza no kubyara ibinure. Ntabwo mu by'ukuri bikanganye, kuko ifunguro ry'abantu babiri nawe urabyumva ko ntabwo ari byinshi rwose. Ushobora gufata gutya bimeze, ugashyiramo utuzi duke, ugakamura. Wamara gukamura ni nko kubironga kugira ngo bigabanyukemo za ntungamubiri. Tugiye gushyiramo igitunguru. Ahantu rero ho gushyiramo ibirungo, umuntu wese ashyiramo ibirungo bitewe n'ibyo akunda. Ngewe ngiye kubibabwira nk'undi ibirungo biri naturel, bya birungo umuntu aba asaruye mu murima. Ibitunguru ndi bukoreshe igitunguru na puwaro, ndumva bihagije. Gapuwaro rwose kaba gatuma bihumura neza, gusa n'igitunguru nacyo gituma bihumura neza. Ikindi nyene nikundira ibitunguru byinshi.
manumva rwose bibaye nkaho binsimburiye agasalade kuba nakora aho yambe nakora agasalade ku ruhande mbishyiramo numva ko nk'ubu kubera ko ari ifunguro ridasaba kuririsha izindi mboga ku ruhande utu twose rero umuntu agenda ashyiramo tuba ari nk'uko umuntu yakora agasalade kandi niyo ubirebye maze kureba bimaze gushya biba bisa neza bituma ibara rihinduka harimo utubara twinshi dutandukanye hanyuma gushyiramo dukatiramo igitunguru dukatiramo n'udupuwaro utu dupuwaro duto rero dukunda tugira umuhumuro upika nyine wumvikana cyane ikindi noneho naranaduhinze nibwo nari nkidusarura ubona tukirimo tugihehereye tutarumagara tugifite fresher narabyumva aya magi y'amanyarwanda ntabwo agira igishishwa gikomeye nka ya mapondeze tumenyereye hari igihe urimena ugasanga risandaye mu byo ugiye gukora umuntu wayampaye cyakora ni meza cyane kurusha amapondeze hanyuma maze gushyiramo amagi ngiye gushyiramo akunyu gake cyane rwose kugira ngo bidatera ikibazo ahangaha rero uramutse ukunda ibirungo by'ifu ubwo no kuvuga wenda se paprika cyangwa se ibindi birungo ushaka n'agasenda ushobora gushyiramo poivre noire n'ibindi ushaka gusa burya hari gushyiramo ibirungo byinshi ugasanga ibintu aryoshye bigiye gushyiramo kuko nababwiye agafarini ifarini rero uragereranya ushyiramo ku buryo uri bubashe guponda wavanga ntibibe birekuye cyane nanone ntibibe bifashe cyane kizima agafarini gake rwose urumva nka wa wundi uba waronze ibirayi agafarini karushaho kuba gake cyane iyo harimo uzarebe ibintu byinshi byo guteka birimo amagi bikabamo n'agafarini bimera nk'ibifite kore birafatana ku buryo bworoshye nk'ubu ngubu mu kuvanga rwose bihita byibumbabumba bigahita bifatana nta kibazo maze kubivanga neza ku buryo nta gafarini gasigara nta kindi gisigara kitivanze neza ubu rero namaze kuvanga neza namaze rwose gutegura ibyo byo guteka hagiye gukurikiraho gucana no guteka korero gake cyane kuko birasaba umwanya ntabwo ari umwanya munini n'iminota hagati y'itatu n'itanu cyane ipanura nta kintu kiriho ngiye gushyiraho amavuta utuvuta duke nk'utwo ushobora gukoresha guteka umureti ubundi biba ari ukugira ngo indiba ye kuza gufataho ibyo umuntu atetse ye kuba yambaye ubusa ni duke cyane ku buryo tutanuzuye ku ndiba ndi kugomba kuzunguza ipanu ntengeka kugira ngo indiba yose twa tuvuta duke cyane tubashe kugeraho ubu noneho ubwo maze kumenya neza ko indiba yose iriho twa tuvuta ubundi bishatse wavangisha spatule ariko ngewe nkunda kuvangisha ifurusheti kuko utu twinyo twayo twinjira hose
bigatuma ibyo umuntu atetse biba bivanze neza. Rero noneho maze gusukamo, ntabwo byavuze cyane kubera ko ntabwo ipanu yari ishyushye cyane, gusa ntabwo ari byiza ko inashyuha cyane. Nongereye akariro ho gato kugira ngo ishyuhe, amavuta ase nkaho ashongaho gato, ariko ndahita nongera ngabanye kuko ndapfundikira iminota nk'itatu. Muri iyo minota rero hagomba kuba ari akariro gake cyane. Impamvu nabikoze gutya ni uko kubishyiramo bitarashyuha cyane bituma nta bihita bitangira kuba byashya mbere y'ibindi, nkabona umwanya wo kubisanza neza kugira ngo hose ubushyuhe bujyemo neza icyarimwe. Rero noneho maze no kubisanza birasa neza. Ubu rero navuga ko igisigaye ari ugupfundikira ya minota 3. Mu minota 3 uruhande rumwe rurabira rube rushya, hanyuma noneho nze guhindura n'urundi ruhande. Nk'uko mubibona twa tuvuta twagiye duhinguka no ku mpande kuko nari nadushyizeho kugira ngo bye gufata ku ipanu. Ubu noneho guhindura ngiye gukoresha ya spatule kuko ariyo igera kure. Bimeze neza rwose, agasura katangiye guhinduka, birafatanye, bimeze neza. Iyi spatule ngomba gushaka spatule y'igiti kuko nanga gukoresha icyuma ku kindi cyuma. Kiravuga nkumva bindiye mu menyo, nkumva bimbangamiye. Ikibazo cyanjye rero sinzi gusimbiza, kugira ngo mpindure ndashyira ku isahani, hindurire ku isahani. Nabyo sinzi ko ari nkoresheje ahasana. Voilà. Mbona asana ka kari kabaye nk'akafashe, ariko nyine birasa neza. Ndongera mpfundikire n'ubundi kugira ngo uretse kumvikane neza, uretse gupfundikira uretse gupfundura ndi guhindura, ariko ubundi ikindi gihe cyose birapfundikiye kugira ngo n'umwuka uhishe bya bindi byo hagati. Ushobora kuba wakoze byinshi wenda ugasanga bifite kushe ndende, kushe nini, kugira ngo rero n'umwuka uhishe byo hagati ni ugupfundikira. Ikindi kugabanya umuriro, ndushijeho kugabanya maze guhindura kuko hari umuriro uba wamaze kujya no mu ipanu. Ngira ngo ko ari ipanu iremereye nayo ifite ukuntu ibika umuriro, ubwo rero birakomeza bishyushywe na wa wundi wa kare. Ntabwo njimije, ndagabanyije cyane, ariko ndi bugeze n'igihe nzimye rwose, ubushyuhe bukomeze bwinjiremo. Ubwo niba nge nari gukoresha iminota wenda hagati y'7 n'10, ngiye gukoresha nka 12 kugira ngo bigende neza, bishye neza. Mwabibonye ko ibiryo byacu byahiye. Nkuko navuga rero, iyi panu ibika umuriro ku buryo nk'ubu rwose najimije kugira ngo bikunde bishye neza. Nyuma yo kuzimya mba nyiretse iminota nk'ibiri 3
none ndapfunduye nsanga n'ubundi biracyari kuvuga, bivuze ngo ushobora kubirekeraho akanya gato ugasanga biranashiririye, ariko kuriya bimeze rwose n'ifunguro rimeze neza cyane. Ahasigaye navuga ngo turyoherwe. Murabona yuko bya biryo rwose ari byinshi, nkuko nabivugaga yuko uramutse uri umuntu umwe wakora igi rimwe n'ikirayi kimwe, weya ni amagi 2 n'ibirayi 2 gusa, ariko urabona ukuntu byatubutse kubera ko umuntu aba akoresha n'agafarini. Ikindi kintu nakubwira nuko ibi biryo birushaho kuba indyo yuzuye ushyizeho graine de sésame, udusezame ndumva ndufite, reka ntuzane ndushyireho rwose hanyuma tubone gufungura. Urabona se bigoye? Nawe wabyikorera rwose uri wawe mu rugo ukarya neza ibiryo uwitekeye. Hanyuma rero nkwibutse yuko niba utarakora subscribe kuri chaîne ya Tubeho Neza, uyu ni wo mwanya. Niba iyi video wayikunze wibuke no kwisangiza inshuti zawe kugira ngo nabo mubashe gusangira ubwo bumenyi. Ni Jane Uwimana, nzajya nkugezaho utu video twinshi dusobanutse kandi tugufi tukubwira ku mibereho myiza ndetse no ku buzima. Ngaho rero komeza ugira ibihe byiza. Murakoze cyane.